leta bafutaka te barriere na biso elekebele ezopesaka ndamesho eza te musala makasi me mbongo eza te Nzambe koloyo mokolo babonga nalia ifo natoka po moto akolia na moto dina ye kolo kosaka te neti agent ya leta bafutaka te barriere na biso elekebele ezopesaka ndamesho eza te musala makasi me mbongo eza te Shimakuta iko mbongo ezali sasa bapende ripa neti agent ya leta bafutaka te barriere na biso elekebele lelo bokofuta na okota nyongo bokofuta na miziki ningiendeni nakota nyongo leta kofuta Spiritus Sanctus. Music! Music is my life! Music is my power! I'm a dragon! My level is higher! Larages! Larages! Moulikap SARL. My love, you belong to me and I belong to her. Oh baby, you go kill somebody. They say love is blind, but I did see her for your eyes. For your eyes. She pass that ego. She did you like Ronaldo, my sweetie Porero, Eminado. She like my song, her favorite dance is not Davido. And I like what I see, baby girl just come balance on me, hey, cause nobody can love you like I do, nobody can touch you.
If you wanna see me, I'm here to stay. I will never leave your side. When you're watching on it, you motherland. Mumutima kurei, niwa wibera. Deep down on the more, it's a nigga proshusa. Nziza nangu sete, ndagukunda. Pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, trick, I don't know how you do me. Tell me that you never leave me. Mazo singire como tindia. Pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, trick, I don't know how you do. You got me falling for you. Tabasamu, baby. Je suis vraiment fou de toi. Amazo yanjye ni wowareba. Urukundo w'amayero marakwifuza. Kandi sinicuza. Je te promets mon bébé. To satisfy you for life. Bébé, bébé, bébé. Bébé, bébé, bébé. Bébé, bébé. Mon bébé, je suis fou de toi. Non, non, non. Bébé, bébé, bébé. Mon bébé, bébé, bébé. Mon bébé, je suis fou de toi. Wekwitako vyavuga. Look in my eyes and tell me what you see, my darling. Yummy, yummy when I kiss you slowly. Taki, taki when I need you. No matter what I do, all I think about is you, baby. If life is a movie, you are my favorite part. Oh my beautiful, 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 beautiful. Simba no nyekiriza, tari wa side to side. I wanna choose you a billion times and every season. Pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, trick, I don't know how you do. You got me falling for you. Just wanna see you tabasamu, baby. Ukuteye nukusabira ngaragura. Je suis vraiment fou de toi. Amaso yanjye ni wowareba. Urukundo w'amayero marakwifuza. Kandi sinicuza. Je te promets mon bébé. To satisfy you for life. Bana ikomeye, Imana yabanye natwe ikatugirira neza, ikaturengera, ikadutabara ndetse ikaturwanirira. Imana yabanye natwe dutangira ubu bukwe, Imana yabanye natwe na n'isaha tukiburimo, ikaba yabanye natwe kuva igitondo cy'umusesi kugeza amasaha tugihumeka, tukinyeganyega bigakomera ndetse twavuga bikemera. Mana nyir'ingabo n'ukuri nta gikuba cyacitse, nta joro ryabayeho, tugeze aya masaha turi bazima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Agize neza kutwitaho no kuturinda ndetse no kutugirira neza, kuko arinze abashyitsi kandi urinda n'abasangwa. Twese turacyari bazima, nabwo ntuhabwe icyubahiro. Tugiye gukomeza bwa bukwe n'ubundi waduhamagariye kuri iyi tariki. Uwiteka Imana nyir'ingabo, ukomeze kubana natwe, ukomeze kutwitaho no congratulations song kandi rwose ugeze neza. Wow, utyo congratulations.
Arimo kuraza gufatanya na none maze muyikatiriza cyane mufatanije wow amashyi y'abarahanga yani rwose twandikwa rimwe n'ukuntu umuntu witwa MC Kiboke yerekejeho giye cyane sine hariya cy'urukundo n'amaratawe hanyuma rero uriya ni umutsima mwiza uteketse wamenye ikibazo uri n'imyotsi bati reka twitse ndabona umeze neza umwiza wawe yitwa Josiane mubwira ngo jotereme cyangwa ubanza witabire ubundi nta munsi wora amashyi wow ati kabanze numve uko bimeze hanyuma nimara kumva ko bimeze neza natwe umutsima twatetse tugire n'ubwo waba wapfubye aba ari byo uzajya ujye kuri ya nzu atakohereza y'ibintu kandi uzajyaho cyane wow ati kabanze ati noneho rwose hanyuma uriya ngo Josiane muvuga joteme hanyuma ziri mukavuga ngo zirikane mukunda ayi ikavuga ngo akaramata ni kumwe nawe nayo ikavuga ngo sinakure oya sinakure kamara wow amashyi barahagarika rwose tuyashye kubera amashyi menshi cyane amashyi menshi cyane amashyi menshi cyane barakoze rero bikasabe Josiane nawe ni utahiwe rwapari Josiane nawe mwakiriye ariko umuntu bita Kigongo umenye nyir'ubuntu aravuga ati na pere twagendanye ese ibintu biri muri video biri gufata byose cyangwa gufata ibice simubeshye n'ubwo ubuzima bwakwanga umugabo utamira kuriya kuzamura itafari ku gikwa n'ibyamunanira umugabo hanze niwe uhahira urugo nibyo navugaga yego wow none yibaze none habaye ari wenyine aho tutamureba aha uraza gufata ikiganza umukunzi wawe nanone mwerekere gutwisha n'abami tutanegera uteka ariko kandi na Pale na Marlene bakomeze babagaragire mu bisanzwe DJ C'est tellement simple, un peu comme un plus sans fondeur. Et si tu me dis que tu veux, je te réponds. Bigana inshuti dutaramanye nitwa Rwabukwanira rwa Nsenyi bose bagangari n'inzovu n'irindi bihanuzo bigenderwa shiraga ubuhanga bidasongerwa nkaba ruhanga rwawe rwanameze rwamudacumura urugamba ndagishogosha nacekeye n'ubisha kwa mucumucumi ndicumicuma bucumu nakotangira muri mu mukozi gukora gisasa muvyeyi kugira imana ndabashimira cyane ko mwagira icyizere cyo kuza gutaramana namwe na MC Rugwiro hari kandi mpari wese ni rwamwiza baratera imihigo nkaba urwego rwuje umukangabo nigeze nta rugwiro agerera n'umuhungu uzira igihunga n'umuhanga uzira umunanga n'igihangange mu ngamba nkaba ingabo y'isonga ni mu bunyubuna bambona batambuna nkababona imbabudi rushigesha bisheregeje bari haye ijambo amagambo nk'ayo wayo ahubwo rero maze rero dawe umuvyeyi ruhamya warambwiye ngo ujye wakira abo muhuje imyaka ni ukuri n'abakiriye ndetse n'abazibaniye n'amata mu nkongoro ariko umusaza musabye muhungu ntabwo duhuje uruhare ndetse n'uruhare ndagira ngo mwakire muri aka kanya uko mwabaye ingenzi kandi mukaba b'umumaro mu gihe nk'iki tubonereho no gushimira abatumirwa twatumiye muri ibi birori abatumirwa baturutse mu Kinyaga baje kwifatanya natwe abaturutse mu Bufundu ndetse n'Ubunyambiriri abaturutse mu Bwanamukari abaturutse hepfo hariya mu Nduga y'Amarangara imfura zaturutse mu Bwanacyambwe dushimire kandi abaturutse mu Bugesera baje kubana natwe dushimire abaturutse mu Gisaka cy'Igihunya
abaturutse mu gisaka cy'imigongo ndetse n'icy'imirenge, mwese Imana ibaha umugisha. Dushimire rero n'abanyabuganza nyirizina baje kubana natwe, n'imfura zaturutse mu Ndorwa, n'abavuye haruguru hariya mu Bukonya, n'abavuye mu Murera, uruhengeri rw'Ibihundi. Imana ibaha umugisha. Nagira ngo rero mwihe amashyi mwese abo mvuze kuko mwitabiriye ubutumire bwacu. Mubyeyi musabye Mungu, tuguhaye ikaze mu gitaramo wacu. Kugira ngo rero tukimenya ko uri buze ku butumire, natwe twagize umwaka mwiza kandi uzira umwaka. Kugira ngo rero twamenye gusokoza Rugina, dutinda ibicuba, tubitinduza inkongoro z'imirinzi, ariko ndavuga ngo ndaza kubanza ntumire b'abahungu banjye bareba baziritse b'iwacu, bareba beza Ruhimbi baze guhizura impiza, bakururwamo ako kabindi kaganurwa atabidahirika. Nze kukuvunyiho ariko nanakwakira. Egera hejuru mbanze turamukanye inshuti yawe. Amaguru uraho neza. uraho Rugina baririmba n'indekwe. uraho rusakara n'inkubito ya rudahungira imeneka. Yego ndaho nanjye ndi umurekezi mu ntozi. Igihe wumvise wanze gusigana inyana inyamaswa ishyo ryugarijwe inshuti yanjye. Uzi ko niba ari uko uri mugari, urandamusa kumvura akoreramo n'amasaje. Urumva ngara nk'ikimana. Ni ukuri ko Imana imeze nk'ikigali. Ni uko uhoraho yangize, agenda ateraho kandi jyewe nta ruhare rwa nabigizemo. Umeze ute se? Turagerewe. Uko ni uko. Wowe hugura baheraho nyine uri iwawe. Buriya ngo utamenye yava ntamenye yaje. Ndagushimira ko utabimye. Ubu iyo bimye bariha. Uko niko kuri. Mushimiye ko barinze kwikorera. Ubwo turyoherwe rero. Twese hamwe. Inzoga nziza. Iraryoshye. Iraryoshye uyu mwenzi mubwira komeza urutoki. Kandi urutoki rwanyu turubiye ikibindi rukazajyamo umuyaga. Ntirukabijure inshuti yanjye. Uko ni uko. Turanyuzwe kandi. Hanyuma rero. Uriya ntabwo ishokera zose. Yego. Unyemerere bongere n'abundi mwese babakire n'izo mfura mwagendanye. Icyitonderwa. Yego. Abanywa amazi ntibabahe ikiziba babaha amazima. Abakunda kasitoro basitaratumye turabafite baraza kubamenya. Abakunda kakoka ba Claude ntibabimwe babahe. Hanyuma rero n'abakunda kazikurayiti n'abasipiriye barahari. Abana bato mwagendanye bakunda ka fiesta ba fiesta babamenye. N'abakunda ka orange ba sorange barabaha. Icyitonderwa. N'abanywa gasembe ntibagire ipfunwe ryo kugafata ubukwe bw'ikana kari kahari bose babahe. Bibi kushaka mu mutwaro uri iwawe. Amazina abiri gagira ngo muyakube kabiri. Abayobozi beza kandi dushima, tubashima ko mutanga icyizere cy'ahazaza h'umuco. Imvugo yanyu yiganje inyura amatwi, yerekana yuko u Rwanda rutarera ibuye. Inshuti yanjye Ruhamya n'umuryango mugari Anastase Uwimana, abanyabuganza mwese n'uburasirazuba n'impugu zose barasutse kuvuga haruguru. Nagira ngo tubashimire uko mutwakiriye. Abanyarwanda baravuze ngo uribwa niwe usasura. Yewe ndi mu mujishi. Kwicarana umujishi ntabwo ari byo. Yemerera nkore mu mujishi, hanyuma nkunywera inzoga mfite umutima uri hamwe. Umuntu uri mu mujishi ntabwo watuma aguma mu mujishi. Yego. Tuguhaye rugari y'ibiganiro uganira nk'ivu. Yemwe mwiriwe neza. Hari umuntu byabangamira ko yatanga umwanya utavuga iminota 3. Ntimumvugiremo mbavugire ibyo mwambwiye. Iminota 3 ni imirenza musahinde rwose. Mubyeyi Ruhamya,
tubashimiye byimazeyo urukundo mwadukunze. Yego yego. Igihe muteye intambwe mukatubwira ko umuranga yabarangiye umuhoro ugana umuharuro wacu, mukatubwira yuko umwari tubyiruye ari umwari umwaza umwanga byatumye ahuruza umusore mubyara, mukatubwira ko muje kudusaba irembo ry'umuco, irembo ryinjira inka y'inkwano rigasohoka umugeni. Turibahaye ntabwo mwatubeshya inka, mwazanye inyana y'ibihogo, igaju ry'intukura riyirinda kuba inturukure. Mugenda mutarabateba muratebuka, mudusaba umugeni, umwana tubyara Uwizera Josiane. Tubakosheje inka nabwo ntimwaze tubeshye, mwarazitubwiye turacanira turishima. Munyaruka mutanga inzoga yo gutebutsa, ndetse icyo gihe yaje ari imbangikane n'ikizereko cy'ababyeyi. Inzoga mukimara kuyiduha ingata ntitwazirengeje urugo, zagiye mu ruhamo kugira ngo tujye tuzirikana uyu munsi. Umuntu uri kubyuma kuremo agatoke, hanyuma tuvugana namwe ko umunsi nk'uyu tuzabahekera umugeni mwadusabye, hanyuma inzoga y'ikizereko ari iyo gutsiraga no gutanga impanuro za nyuma ku mwana w'umukobwa. Abasaza turi kumwe harimo abatoje abato gukana umujishi, bawumenyera injyariro, bawurema ibifunga, ababyeyi bawusasa ibirago by'ibisuna, kandi bashyiraho ibyahi kugira ngo umwana bagereho imbavu zidashengabanye. Hanyuma babyara b'umwana n'abasaza be bo kwa se wabo no kwa nyina wabo nibo baremereye umujishi ngo umwana yorurukira ahangaha. Ntabwo ndibuze kuvuga ngo Josiane ngo ndamuhagurutsa ngo murebe ko ibyo mvuga ari ukuri. Oya, uyu muryango wacu impindura ibaho Imana yayishyize iturema. Ikindi cya kabiri, uriya muhungu we Musikibonke Feliciane Nshimiyimana turamuzi n'umwana ujijutse, twaguranye ntabwo yakwicara hariya. Umunyarwanda rero yaravuze ngo ibimenyetso bizaba intangamuganzanyo, uriya muhungu akubera ikimenyetso cy'uko twabashyingiye mu kuri. Nshuti yanjye rero, sindi bugutongere, abo twagushyingiye mbere wamenyeye amata y'inka, baragomagira nk'abagore bihariye abagabo. Iyo baririmba amahoro meza, bivuga ko utabahatifunira. Kandi iyo mbasuhuza ibiganza nsanga utarabatoje shiku, ahubwo wabahaye igisabo cy'inka, barakama baracunda bameze neza. Uriya mwana uzamurere nk'uko wareze abona guhaye mbere. Hanyuma ikindi, tubaye ba mwana, ariko ntabwo tuzitana ba mwana, tuzajya tubyitwa n'abatureba. burya nta witwa izina ngo yihamagare, bisa nuko nta mwiza wisoma buryo mwiza asoma n'undi. Yego nibyo. Nshuti yanjye, uriya mwana azi gukora, ntabwo ari cyaradamaraye, icyo atatojwe n'ishiku, ariko icyo wamushakiye uzakibona. Nzi neza ko abuzukuru bazamugukomokaho uzabatuma agashirira, ukabatuma gukanza umweyaho intita y'amase, ukabatuma kamituye kuri ubu, ariko kandi nibagana n'ishuri ntabwo bazaremara ngo babe bakugayisha muri rubanda. Uriya mwana tuguhaye rero akunda inama, kandi ku mirimo y'abakobwa azi kurunga. Ikimenyimenyi ejo nihacyo uzabasure, utazindutse umenya kame, uzamenya yuko ibyo nkubwira ari ukuri. Akunda abantu, iwacu hagendwaga kubera we. Nubona abantu bagwira, ntuzagire ngo aje gusesagura umutungo abicishije mu guha rubanda, ahubwo nuko ibiganza bitanga ari byo byakira, nicyo yatojwe. Kibonke, umeze neza, nkuriraho icyo kirabyo bwiye, gize icyo gihuru giteretse ahangaha ndebe uriya muhungu guha. Nishimiye cyane kugushyingira uyu munsi, kuyeho ukomoka umuryango dukunda,
naruhamya ku isonga nawe uri intore igwije ibigwi kandi ntugwabira kandi ntuvuga amagambo y'ibiharwe nanjye narishimye kukugira nk'umukwe hanyuma rero agakirigishwa ndibuze kuguha ni uko uzakundana n'uwo mukobwa ariko kandi nubwo mwakundana kajana muzimike gukunda umurimo kandi mujye mukorera hamwe ntimugatura ukubiri uzazirikane ko nubwo ndakubwira amagambo y'ubusizi kuko nzi ko uri umusizi mugenzi wanjye uzazirikane ko nubwo urukundo rwasaga inyanja iyo inzara yinjiye rubishyamba umubiri wanyereragamo ujya utangira guhanda umwiryane ugakwira imfuruka kureba nayo ngo rikabazamo nanjye nk'umubyeyi mbavomeye ayo macwa muzahaha ibitaha imana izabarinde uruhago rutobotse nimujya guhaha imana izabahe ibyona n'ibyonona ariko cyane cyane uzagira urugo rugendwa ariko rutavogerwa uwo mugore muguhaye nk'igisabo buriya igisabo cyubahishwa n'umutemeri iyo umutemeri uvuye ku gisabo imiserebanya n'imibu n'imikwigwi birinjira umbere umutemeri w'umwana umushishire umunsi uzamuva ku iruhande ugahuga ibizaba nzabibaza wowe kuko ntabwo ari ikirara kandi ntabwo yiza acudika mu ngeso zo gucumura ni nayo mpamvu ngira ngo uyu munsi mubwire uwizera kuva twakwibaruka wari utararara ahandi muryango twavuganye ba nyogosenge ba nyoko wanyu ba so wanyu ba nyokorome n'inshuti tugahaye uburenganzira bwo kurara ahandi taza kumena nijoro uti iwacu baragira ngo iki ntabwo tukubarira amasaha ndakumenyesha kandi ko cyagiye bamaze kuguheka uburiri wararagaho twabusasuye ntabwo dukunda abakobwa dushingira ngo bagaruke kurara iwacu ujye uza kudusura ururara uri kumwe n'umugabo wawe murara ahandi muri za mu mageto higari uburiri bwawe ntabwo kiri mu rugo cyokora ntabwo twagucukije nugira icyo ushyama mu byacu tuzaguha kubera gukora mu byase abagabanya ku 8 ugenda imana rero kugira itabazane muri kinza zo gutunga amagana uzaba ishoro ryako umwijima uzakube kure nguhaye ikuzo n'imbuto nd'umubyeyi urakagwira nshuti yanjye rero kugira ngo ntaza kwizima mu magambo twakugendereye tuzindutse ubuganza n'ikinyaga hari intera uze kuganira usagura umwanya wo kundenza imitwe y'inzuzi ngo nsiga inzira ibirenge ndaza kugarukamo nkwibutsa cyangwa nubyibuka urambwira uti ngo nguherekeze ubundi turyoherwe n'ibirori by'abana bacu mubyeyi musabye Mungu muri imfura cyane mu muryango wo muri Ndarugamba turabashimiye bivuye mu ndiba y'umutima tubashimiye ko muri imfura yo gusezeranye asohoza kandi kugambira kwiza burya no gusohoza twakire rero natwe umukazana mu muryango wa w'Imana ariko reka nsabe gatoya bagejuru we na Kibonke muryango w'Imana Kibonke murabona ukuntu yasusurutse nagira ngo uwo mwana ukuri iruhande umuhobere umuryango uguha amashyi kuko tuzane mu kazana aho hantu hatinde hameze muryango mwiza wa w'Imana Anastasi umukazana mwadutumye kujya gusaba mu muryango wo kwa Murindarugamba bamuduhekeye nagira ngo rero kugira ntiziba mu magambo ncukirize ku magambo abiri Felicien uwo mugeni baduhaye warambagije natwe umuryango wamukunze kandi waramukunze uhereye umunsi rero urugo rwanyu turagira ngo ruzaba urwifuzwa buriya mu rugo haba byinshi
uwushatse ni umuntu si marayika kandi nawe washatse si marayika, ariko urukundo ngo rwihanganira byose. Ibyo ikibazo mwagira muzicare mu kiganiro, niyo cyaba ari gikomeye mukumva gikeneye inama, niyo mpamvu hari pare na marene, ibyo bibazo babibaganiriza kandi bikagenda neza. Abo ni abajyanama banyu bakuru. Hanyuma rero icyo tubaturiyeho mu kugira ishya n'ihirwe muzabyare hungu na kobwa. Uwo mwana bamuduhaye ari umutembanshyushyu, dukeneye yuko mu muryango uburenganzira wahawe uhereye uyu munsi, umwana azamurwe mu ntera, ashyirwe mu nteko y'abadepite. Umwaka utaha mu gihe nk'iki tuzagukanda ibirenge tuvuga ngo musubireyo ntabwo. Tubifurije kuzabyara abahungu n'abakobwa, kandi Imana y'amahoro izaganze mu rugo rwayo. Imana ibaha umugisha. Rero umubyeyi musabye Mungu, reka mbasabe mucakabugi. Amen. Mwakoze, Imana ibaha umugisha. Amen. Hano rero twatumiye intore, nagira ngo zize gushaka umutagara w'uruhubi rw'ingoma, yego, hanyuma badutaramire. Mu kanya icyifuzo cyawe ntabwo nakirengeje ingohe, nacyo kirasuzuma. urakabyara. Umwanzi ukwangara agakenana no kwa sebukwe bivu. Nze kwisabira abaririmbyi beza, tudukorere byiza, dutaramire neza, tugubwe neza, dushime igitaramo cyiza, tubakire neza, hanyuma n'abakore byiza kugira ngo bigende neza. Reka rero basabe amagurupe y'abari buze gutanga impano munyandikire mesaje kugira ngo bize kutworohera muri ako kanya. Nimero ya nyiri 078 45 4 6 3 078 45 4 6 wambere nyandikire mesaje gusa rwirugera shiri, reka musubize rugira amagambo. Aha barakenera kuza gutanga impano rero ni iyo nimero telefone uruze kuzaho. Bandi twagiye. You
Natangara, oh yeah, burya hari
kuzuzanya mugahana amarire mugahorana bakicara agatuza umwanya w'impano impano burya ziseruka mbere n'iz'ababyeyi babyara abana hanyuma nyuma y'izo mpano turaza kwemerera agakondo umuriro Rwamagana reka nsubire mu byangombwa ndebe ko natanze mitiweli ahantu bashobora kuhakubitira maze rero munyemerere duhera ku babyeyi ba The Kiss batwemere batambuke ababyeyi ba Felicien nimba hari impano bateguriye abana nibatambuke bayibashyikirize hari n'amanini baze kwitaza gakeya kugira ngo urugero rutaza kuba rwose ugasanga dufashe igihe kitari gito mu mwanya wo gutanga impano ariko kandi turagerageza tunyarutse kandi tunyaruke ababyeyi ba Felicien mu mpano bateguriye uwo bibarutse hanyuma kandi ari buze kuyakirana n'umwana bungutse mu muryango ntawe ntebe Josiane batambuke bati ntabwo natwe twasigana kandi ntitwanasiganira umwanya mwiza wo gushyigikira abana mu birori nk'ibi byiza batweretse yego reka tubasabe bahindukire ku buryo bafata aya makuru mu buryo bw'uko n'umunsi ukurikira umuntu yabasha kuyakurikira batwemerere bakomeze bakora akazi kawe neza abana rero bati turanezerewe babyeyi ko mudutekerejeho ati kandi muduhaye imbuto zingwa mu butaka natwe Imana izadukirira ku mbuto umuntu dukomeze dutunge dutunganirwe reka kandi nisabire ababyeyi ba Josiane batwemerere burya ngo kubyara neza bitera akanyamuneza umubyeyi akanyamuneza rero reka bakagaragaze babashyigikira hanyuma amatsinda azajya atanga impano agaza gukenera kwinjira mu buryo bususurutse bagende begere
mukaraza hanyuma aze kuza kubafasha mu kuza kwabo. Yego. Kandi Josiane nawe tubereye imfura ko twubahisha imiryango yateranye. Ababyeyi n'impano yabo bateguye bagira tubana bacu mu by'ukuri murabona ko iyi mpano tubazaniye ifite amabara atandukanye burya rigaragaza ko n'urukundo tubakunda rutandukanye. Muraza guhagarara neza rero kugira ngo mufate ifoto y'urwibutso. Wow! Muze guhindukira kugira ngo kameramani amufate neza. Ariko n'abakobwa muri nabo baritoza. Yes, zirakomeye cyane. Wamupanga ibigenzura neza abantu batubeshe naje. Wow, abashimisi cyane kuri bakuru. Wamupanga ibigenzura mu Kigali wabanza wumve. Ibintu byabo bikora gute? Wow, hari ibintu ndibuze gukora uyu mugoroba. Wow, hanyuma ubahagarariye umwanya wawe. Urakoze. Uraho kandi mwiriwe neza. Nk'uko mwabyumvise turi itsinda cyangwa se urubyiruko twitwa Gakundi Umuriro. Abantu babyibashijeho gusa Gakundi Umuriro ni iki? Ni itsinda rimwe byakozwe cyangwa se byabayeho mu gihe cyo kwamamaza nyakubahwa chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi. Murakoze. Iri tsinda rero ni ryo mu karere ka Rwamagana ndetse ryakoraga no mu burasirazuba. MC Kibonke niryo abarizwamo. Rero turamushimira cyane ku ntambwe nziza yateye, tumwifuriza kuzagira urugo rwiza kandi turamwizeye, turabimwizeyemo kuko ni intore cyane, yaratojwe, nyuma yo gutozwa aratora, none agaragaje ibigwi ko ari umugabo uhamye kandi ushyitse. Rero tumwifurije urugo rwiza, azaharonke kandi azagere kuri byinshi. Murakoze cyane. Asante Gakondo muri bande. Wow. Yigishije yego turi mu kakane tabuke rwose namwe DJ bashakira injyana batambukira murabo. Wow, muze kunsebya. Ni abanyeshuri beza bafite uburyo ki bagiye basaranganya amasomo bagasangira neza hanyuma ubugeze ejo bakamukopeza nabo bazamuka. Sana, they have to take a nice picture. Wimano, abegereza uruvugiro aho baha microphone. 30 seconds only.
abanyeshuri Tegisi yigishije. Tegisi yatubereye imfura, yatubereye umwarimu mwiza, yatubereye umuvandimwe. Ntabwo twabona uko tubivuga gusa kuko mutubona turi bakeya ariko duhagarariye benshi. Yewe nari chef wa classe, uyu ni chef wa classe. Rero Tegisi nta kindi ntabwo turi buvuge byinshi. Turamwifuriza urugo rwiza, turamwifuriza ahungu na kobwa, turamwifuriza urugo rugendwa, turamwifuriza kuzahorana amata ku ruhimbi, kandi ibyiza byose Uwiteka atanga bizabe mu rugo rwe. Hari impano mfitiye umugeni, akantu gato nshaka kumubwira. Umugore mwiza abera ikamba ryiza umugabo we, umugore mubi w'urukozasoni ni nk'ikimungu kimunga amagufa. Mwana wa mama, muvandimwe wacu, dore ugiye kubaka, uzagira ubwenge, uzaharanire kubaka. Imana nayo mufite niyo ngiyo. Murakoze cyane, murakoze cyane. Aririmba neza, reka tumwongera amashyi rwose kuko uririmba neza. Uzi ko aririmba Rubi, uzi ko aririmba nka rusufero kiri mu ijuru. Yari azi kuririmba rwose. Hanyuma nyuma y'iyi picture reka nsabe kibabyarabitse ubwo ngubwo nubwo ugiye kuba imfura zawe uko yaba tureze turakura natwe ubu ngubu ibyo wadutoje turi kubikora twigishije neza turahanganga dusa neza ku bwa Imana izaba murakoze cyane. arakoze webale yo sasara kabisa. Ndagira ngo rero bafate ifoto nziza hanyuma kandi bikaba baramutse ntacyo bitwaye. Yes, hanyuma mwese muragerageza kureba hano face here. Bariya rero ubu ni abanyamasengesho basenganye Rwabukwandi ujya wuzura umwuka we. Muraho natwe twari turi hano abanyeshuri bize muri Afrika Gayengeri. Hanyuma Tegisi ni inkoramutima yacu cyane, twarabanye by'umwihariko aho twasengeraga mu ishuri ryacu, yaradufashije cyane. Hari indirimbo yakundaga kuturirimbira yitwa Amushua. Ibyo byose aracyari ishuri byayo byose kandi ashaka kuzaba ishuri. Amushua, 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 wapiga ndoa ni mabuenera ndoa mbele ukimani dukunda mana utuba hafi. Amushua, 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 Amushua. Wow, asante sana. Cyane rero abanyeshuri twifurije urugo ruhire rwa Felicien na Josiane uzabyara umuntu akobwa mu makosa. Tegisi classmate. Ndagira ngo yego cyane uyu Tegisi twiganye muri Kibuye, ni umukanishi mugenzi wacu, ni umuhanzi. Indirimbo nyinshi yagiye akora nk'umuhanzi, twabaga turi kumwe nawe mu rugero rwose yari arimo. So uyu munsi rero twishimye, yaje mu muryango w'abapapa, niwe wari usigaye muri kuru yacu. Ubu rero niyo mpamvu twari twifuje kumuririmbira indirimbo ye, tuza kumuha urwandiko twamugeneye kugira ngo arusomane n'umufasha we, then ubundi ibintu bikomeze kuba iki. Murakoze. Wow, God bless. Tegisi's classmate, murakoze cyane. Bemerera itsinda ririmo Scopia, ntabwo bambaye message ariko namenye ko rihari. Iryo tsinda naryo ryegere hino ndetse n'uwitwa nanjye ndishimye ko uno munsi
inshuti yanjye Dekisi yabereye umuvandimwe ambera umujyanama njya gushaka niwe nabanje kugisha inama arambwira ngo niba wumva ushaka gushaka kumva wakuze kumva utazababaza umwana w'abandi ngo umusubize iwabo uzashake yakira inama nziza ndagushimiye nicyo kwa feri wiwe bari bavuze ngo mvuge naho nkorera irwamagana igaherengeri ni ibyo murakoze. Wow, bashimishije cyane kuri kwa feri. Aha, wow, yasa neza cyane akamenya guhamiriza neza. akoze igikorwa gikomeye cyane akaba tuvuyemo aradusize ubu ngubu agakira mugenzi wacu ariko intambwe ikomeye cyane twifuriza zagira urugo ruhire imana izabifashe murakoze cyane. Wow, ntabwo murakoze ndagira ngo rero mwese turabakinira muri DJ hanyuma uwo Josiane yateguriye impano naboneka baze kutubwira baraza rwose abasuhuze then abatanga impano bateguye then take nice picture and then twakira umuryango wa pare mu kanya gatarambere. turishimye turanezerewe nanjye n'umuryango wanjye washima Imana Felicien akaba ari umunyeshuri twiganye kandi tuba twakomeje kubana neza. hari impano twamuteguriye ndetse hari n'urwandiko twamwandikiye, hari impanuro zanjye bwite nka pade, hari n'impanuro umubyeyi nka Josiane nawe yashyizemo mu rwandiko, ndetse hari n'impanuro uyu mwana w'umukobwa yageneye umwana bazibaruka. tugiye kubanza kumeza rero iyi mpano nyuma n'urwandiko turarukurikizaho. ati ngo tubanza tumuhereze impano atari ko na nyuma n'urwandiko narwo turaza kurukurikizaho. uyu twaburi muri studio niho twamenyaniye, mugira inshuti akatamagara aramubiza namukomeza. uyu munsi namushyigikiye mu bukwe bwe bwo gutera intambwe kujya mu kirenge cy'abandi bapapa, yahinduwe izina ubu ni umupapa. urakoze cyane, amugeneye itike namara kuruka azajya ikigo cy'indege atembere. ariko hagati y'abageni take nice picture asaza kwita Bahati atambuke nawe atanga impano yateguye. Amelie Bahati yego inshuti nziza byarusize inshuti umuvandimwe, tukamushimira ikirenge ateye intambwe nziza buri mukobwa wese yakwifuza. Imana izamwubakire, izamuhe kubyara neza umukobwa, uzaheke uzahoze amatagurambe. turabakunda cyane. aha wana Felicien smile. hanyuma nyuma y'impano impano bazihurize hamwe ndetse naho nabo bageze gutya bamupfunyikira sheke hariya nabo batatu bigendanye n'ukuntu bakunze abageni. abacu kandi turabakunda cyane.
twese turebe hano imbere. Smile no guseka. Amara murakontorora neza n'abazamurire udite nyangiza utageragera kumenya itere chorus. Twagiye Wow, they have to take a nice picture. Okay, you're welcome. Iyo mpano niyo abana babateguriye. Barakoze cyane. Ababyeyi ba Josiane nibaza kuhagera, nibaza kuba ready, muze kutubwira. All right. Wow. Nahagere hanyuma mpite mbabwira indi mpano idasanzwe rwabukwandi kuva mbayeho ngira ngo iyo mpano ngiye gutambuka ni mu birori. Abantu batangiye kugira amatsiko ati ni impano bwoko ki? Nakurahije mama Josiane rero nawe ni umubyeyi mwiza, iyo ni impano nziza abana baguteguriye bati turagukunda, tuzagukunda, tuzakuba bugufi, natwe ntuzatujye kure. Babyeyi murakoze cyane kwakira impano yawe. Wabukwandire yego. Tugiye gushaka njye nawe ni mwe musutubereye musi. Hanyuma kameramani nawe niba ashaka kuri mukamiza ariko ndabona hari sabe wa musore hose uvuga amazina y'inka hariya yegereje intangaha umuri bande hariya. Hanyuma tugiye kwa utanga impano y'abayobozi bari kumwe n'abakameramani gukora ibyo The Kiss akora. Kuva mbayeho nanjye ndayarekuye. Aho nagiye mbeki. Yes. Baratambuka cyane mu basakira karirimbo bakwize intore. Nyamuneka ubarebera umuryo bakwiye buriya kandi nabo bagira uruvugiro. Batambuka koko batambutse impano yabo. Nibyo cyane. Ati babegeye inama. Yaga. Aha. Hayeno baruni. Hayeno baruni. Edore twenzi. Oba twenza kajoshi. Ariko karanyoga unabeza gusa. Yes, murakoze cyane. Batambutse rero impano yabo kandi bayitanganye tuze kuko nibyo koko abo bayihaye kundi bature kandi bature batuze umutima kandi bayakirana ubwuzu ishema n'urugwiro. Bavandimwe ibyo koko niyo foto irasa neza n'impamo y'Imana. Yego gahanzeka turi abayobozi bagenzi ba MC The Kiss. Akazi kacu tuyobora ibirori n'ubukwe bitandukanye. Turamushimira cyane ko ari intwari cyane. Aho tugenda hari igihe bikamubwira akantu kamwe, hari igihe ugira ubukwe nka butatu cyangwa bune bikaba ngombwa yuko wohereza undi muyobozi. Nta gihe tugeze tumutuma ngo adutenguhe kandi nawe ntabwo yigeze adutuma ngo tumutenguhe. Ni umwana mwiza n'imfura, ni ukuri turamushimiye cyane. Imana y'amahoro ikomeza kumugisha. Natwe nk'abayobozi rero duhagarariye abayobozi batabonetse bose benshi n'abataramye bandi. Tukifurije urugo rwiza rw'umugisha kandi n'amashyi y'abarahangaha nayawe. Hanyuma The Kiss nanjye ikintu navuga ku munsi wawe nuko aricyo ngiye kuvuga aka kanya kugira ngo abantu bumve ko ndi kukivuga. Ibintu uvuga ujye ukomeza ubivuge kandi ubone naho ubivuga, kuko ubuze aho ubivuga abantu babura ibyo uvuga kandi baba bakeneye kumva ibyo uvuga, kuko nawe twabonye uzi kuvuga. Ujye ukomeza uvuge, reka nkomeze mvuge, ubwo nawe uzavuga umunsi ukurikira. Nanjye amena burundu sidushatse ntitwabyinara. Hanyuma rero impano zari izi dusabe umurimo natwe twumva turyohewe kandi tukabashimira ko tubashinga igihe mukagishumba mutacyonesha. Ariyo mpamvu nsaba aha ko bahuza ibiganza tukabashingira umwanya mukoresheje neza.
umubyeyi ruhamya karame inshuti yanjye impeta yo gutwara isuku ziri n'ugutakwa mu ruhame. Nagushimiraga bariya bana badushyize rwagati, ntabwo bigeze badutera ubunebwe bwo kubareba mu isura. bataramye neza rwose by'umuco. Abakuru kuri twe baravuze ngo umutware ntumututira, ariko kumwibutsa biremewe. Nagira ngo rero unyemerere nture inganji njye kuvuga ihirwe ry'urugendo, kandi nkurate mvuge ko burya twakiriye imfura y'umurekezi munonozi. Nkaba kandi ngira ngo igihe uza kuba uturenze imitwe y'inzuzi, uze kutwereka umuhoro ugana urugo rw'umukwe, kugira ngo ba nyirasenge batafite amaziri yo kugera muri urwo rugo baze kurugeramo. Ariko nanjye barumuna ba Josiane nibashaka kumusura nzabarangire, kuko wanga gutenguha atuma mukuru. Inshuti yanjye nyemerera yuri inganji njye kukurata. Kandi koko uri imfura nk'uko ubiganiriye, aha ni muri sale y'uruganiriro, ariko dufite abo twubakiye abana kugira ngo ari ejo bundi utazaza cyangwa na ba nyirasenge w'umwana bakagera hano bazi ko ariho abana baba. Aha naho twakirira abashyitsi. Kubera ko rero mu gihe nagusabye kitari gito ntiwigeze unyima, nanjye nkwemeye ko ntagomba kukwima kujya kukwereka aho twubakiye abana. Urakoze cyane. Ngira ngo rero si kuri, yego, kubera ko burya umwana mutoya aba bugufi bw'ababyeyi, atura mu nkike. Inshuti yanjye, unyemerere rero ntabwo ndi bugusezerere mu gitaramo, ahubwo ndakugezaho nubakiye abana. Impamba niho nza kuyiguhera ikujyana mu kinyaga. Ni ukuri ndashima. Pawulo rero yaganiriye neza, aravuga ati aho muzagera bakabakira muzabasabire umugisha, abatabakiriye muzakunga umukungu wo munsi y'ibirenge byanyu, bizabe ikimenyetso ko mwahageze. Niba twabakiye neza, nimusenge iki gitaramo cya mbere turagisohoje, noneho tubone kubereka ko twubakiye abantu. Reka nsabe nyakubahwa Kibonke na madamu bururuke bigire fotora neza ndi kumwe na Kibonke. Gufotora beza ntiyigora utunge ukamera birahuriramo. Ijisho ry'Ubuyapani nirimbona biraba bihagije. Nagira ngo mubwire ko umwana twabashyingiye Josiane ni umunyamasengesho dushima, kandi kubyara no kwicungura. Rero uretse no kuba azaba umukazana, ariko azaba n'umunyamasengesho w'imiryango yombi ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Nagira ngo rero mwese mbasabe ko mwemera tugasabirwa umugisha n'umukozi w'Imana niwe Josiane, cyane cyane ko agomba kudusengera ngo tugere mu rugo amahoro, kuko warahazi azi uko hareshya. Nanasenga kandi nibwo nza kumenya ko yemeye gusigara hano. Navuga ngo Imana ijyane natwe, nzabibwira umukambwe umwana yasigaye abishaka. Ngaho wumvishe ko Imana ikumva, kandi uyahine kumujya usenga ubugari n'ubwambara ikoto bari kubigenza.
isengesho ry'ibikorero bwinshi ni nk'umunyu mu biryo. Nagira ngo rero dusabe umukwe n'umugeni ko bajya imbere, noneho felicitation tukazibahera hariya, kandi MC wacu ugeni sibo ikwiye kumenya zino mpano zize kugerwa mu ngobyi zigomba kugenda. Murakoze cyane. Murakoze cyane, ariko kandi ejo rwose umunsi ukajya gushekera urumva Josiane uzagaragaza nyine umuco wo gukora kugira ngo bariya tuba tuvuga ko gukora aricyo kintu cya mbere gituma abantu bashobora no gutera imbere kandi no kuzamuka. Ejo muzagende ujye mu kazi mukore twaba twikuruye urumva rero nta bindi bintu tugira amahoro meza tuzuka hari umuntu gutera